singiye kubabeshya pe. Iyi Gens Comedy pe irategura igeze ku rwego ruhambaye cyane, wabyanga wabyemera. Show dusigaye tugira mu Rwanda ikubiye bya nyabyo pe, ni Gens Comedy. Impamvu ngende kubikubwira iyi Gens Comedy uko yatangiye, ngenda kuzi burya nta hantu utava pe. Uyu mutipe bita Mercy kugira ngo agere ku rwego rwo kuba yashinga iyi Gens Comedy, iyi boro ikundwe muri buno buryo bufatika. Iyi ni boro iba buri gihe itagirambira abantu. Murabizi yuko umunyarwenya twari dufite mbere y'uyu Mercy wari ukaze bya nyabyo, bamwitaga Asarutora, ariko by the way n'ubundi niko akitwa. Ariko uyu mutipe Mercy ukuntu yaje rwose ahinyuza abandi ba komediye bose bo mu Rwanda, kuko iyi Gens Comedy ifite channel yayo icishaho boro zayo nyine, abantu bakabona ibirori. Ubashije kuba waragiyeyo cyangwa utaragiyeyo ntibikubuza kuba wareba ibitaramo, kandi ntago bituma iyi boro yiwe ititabirwa. Ni boro yitabirwa n'abastari, abantu basanzwe, mbese nyine ibiteguye byatari. Icyo ngira ngo ngarukeho kuri no boro, naho aba bastari muri kureba imbere zanyu, uyu nguyu muramuzi bamwita Rufonsina, mukabonamo n'uyu Joyeuse, ndetse uyu nguyu wambaye inkweto isa neza ishashagirana bamwita Aline Sano. Aba bose bageze muri iyi Gens Comedy iheruka, ndetse bakorera abantu ibintu batabashaga kuba batekereza, barabasetsa. Kuko hano rwose iyo uhageze n'uguseka bya nyabyo, nubwo wagenda wari muri keredi pe, aba batipe baragusetsa ku buryo wiyibagirwa nawe ubwawe ukibagirwa buri kimwe icyo ari cyo cyose. Uyu mukobwa Joyeuse murabizi yuko rwose afite indirimbo yaririmbiye Juno, ndetse murabizi yuko ikintu cyatumye yamamara cyane cyane ni urukundo yakunze Juno rwose agaragaza, ndetse atanabihishira, agaragaza yuko yapfiriye, ndetse buri kimwe icyo ari cyo cyose kwa Juno. We nawe rwose ewana by the way yashize buri kimwe icyo ari cyo cyose nyine gikora kubw'uyu mu star ukunzwe n'abatari bakeya muri kino gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Kuko uyu muhungu rwose murabizi yuko mbere yarawubanye neza na Ariways, ariko mu nyuma bakaza gushwana bitewe n'utuntu tugiye dutandukanye utapfa kumenya ngo biravaye birajyaye, kuko ibyabo bashe nkaho babishyira private cyane, kuko aba bombi bose ni abantu basobanutse byatari. Joyeuse nawe barasimbutse ati rwose ngewe Juno wanjye rwose, kandi abifiringa rwose nkaho koko ari ibyo ari ukuri, ariko kuko nta n'uwamenya da uriya ntaho Imana itakura umuntu. Gusa ibyo bintu byaramukoreye biramutwikira, bituma ava mu kazi kamwe ajya mu kandi. Nkuko mubibona niba abasha kwiyishyurira itike, uko mubibona gutya uyu mwana yari yihirinze pe, ntako atagize rwose. Mu bakobwa nabo bihirinze mugani. Aha murabona uyu nguyu bita Skyto nawe rwose ubu ngubu yari yicaje mu yoboke rwose ngo niyicare niyige rwose, niba atari proud yiwe nta kintu yaba ari gukora. Uyu Rufonsina rero nkuko musanzwe mubizi, nawe ni umukobwa w'umukomedi wadanje ariko muramuzi rwose kwa bamenya, muramuzi kwa Rusine, aho hose rwose mu muturanye arahabaye cyane. Kwa Clapton Kibonge aratwika arashwanyaguza, nawe yarahabaye yabasekeje boro. None impamvu inakundwa cyane, uyu mutipe Mercy azana abastari bakomeye, agerageza agakora iyo bwabaga buri umwe ari we wese ufite izina riremereye akaba yahagera, ariko ntago aguma ku bastari gusa.
uyu mutipe Merci niwe muntu uzamura impano z'abantu batazwi. Nkubwira ngo batazwi, aho umwana aturuka Ngororero akaza kwa Merci akamuha stage ndetse akanabikora neza cyane. Uyu mutipe Merci rero kuba bikora gutya nuko nawe hari aho yavuye kandi akaba abizi yuko buri uwo ari we wese ahawe icyo ashoboye yagaragaza impano yiwe. Ngayo nguko rero ibya Gens Comedy ndetse n'aba ba komedi biwe rwose. Reka ngushimire wowe wabashije kuba wakora subscribe, iby'agaciro gakomeye cyane, ndetse Imana ikomeze ibiguhera umugisha. Yari Didier Uwayisenga, Imana